nongeye kubasuhuza ni Emmanuel Nshimiyimana kandi nanone basuhuza kuri channel Ubwiru. Twongere tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi umutwe w'ikiganiro uravuga ngo gusengera mu izina rya Yesu. Gusengera mu izina rya Yesu. Gusengera mu izina rya Yesu cyangwa se gusaba mu izina rya Yesu bisobanuye iki? Iyo urebye uburyo iri zina rikoreshwa usanga hari abantu benshi barifata nkaho ari maji. Mbese bakumva ko ari izina urarivuga gusa maze ibintu bigakoreka. Oya, ntabwo ariko biri. Cyangwa ahandi mu gusenga izina rya Yesu rikaba nk'ikimenyetso cy'uko umuntu arangije gusenga, bikaba nkaho ari ugushyiraho akadomo ku iherezo ry'amasengesho. Mu by'ukuri izina rya Yesu rikoreshwa gute? Nugira umugisha wo kumva ibi ukabimenya neza, birashyira imbaraga ikomeye ku isengesho ryawe. Izina rya Yesu, kugira ngo izina rigire ubushobozi bwo kuba warijyana ahantu haba ahakomeye cyangwa ahoroheje, maze ukagira ikintu wemererwa cyangwa uhabwa ku bw'iryo zina, ni uko nyiraryo aba ari umuntu ukomeye, umuntu uzwi kandi wubashywe, umuntu ufite ububasha. Ikindi kandi ushobora kwemererwa n'umuntu gukoresha ububasha bw'izina rye, nubwo we waba utazwi naho ugiye kurikoresha, ariko kumenywa na nyir'iryo zina bikaba bihagije kubera ubushobozi bwe, maze ugakoresha izina rye. Haba abantu usanga bakomeye mu karere kabo, bubashywe, abandi ugasanga mu bihugu barimo barubashywe, abandi ugasanga byarenze imipaka no mu bindi bihugu barubashywe. Uko kumenyekana no kubahwa bishobora guterwa n'umuryango umuntu akomokamo cyangwa se n'ibikorwa bye bidashyikirwa yakoze cyangwa se akora. Yesu rero ibyo byose arabifite, haba hakomoka haba n'ibikorwa bye. Dore aya magambo aradufasha kumva neza muri make ipfundo ryo gukomera ku izina rya Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo gukundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Ni amagambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 10. Imana yamuhaye icyubahiro kitari icy'igihugu kimwe, kitari icy'umugabane umwe, ahubwo ngo haba mu isi, haba mu ijuru, haba no munsi y'isi, izina rya Yesu rizapfukamirwa. Mu isi y'umwuka izina rya Yesu rirubashywe cyane, koko ho arazwi neza nk'uko ari, kandi n'izina ritinyitse cyane cyane ku banzi b'Imana, ubwo ndavuga Satani n'abadayimoni. Ushobora gusaba ikintu mu izina ry'undi muntu ugifitiye uburenganzira ukagihabwa, ariko ugomba kuba wahawe gukoresha uburenganzira bwe. Ushobora gutanga itegeko mu izina ry'umuntu ubifitiye ubushobozi, maze itegeko ryawe rigahama, nubwo wowe usanzwe nta cyubahiro waba usangamo, ariko ukaba wambaye icyubahiro cy'izina rya wa munyacyubahiro. Wasaba ugahabwa, wategeka bigakunda. Ibyo byose bigakunda atari uko wubashywe, ahubwo ari uko bitewe n'icyubahiro cya nyir'izina wajemo. Uko niko bitugendekera iyo dukoresheje izina rya Yesu. Twambara icyubahiro cye, tukambara n'igitinyiro cye. Turasaba tugahabwa mu izina rya Yesu. Mu butumwa bwiza bwa Yohani 16:2, Yesu aravuga ati, uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Ni mu murongo wa 16, ni ibice 16 umurongo 23. Turasaba tugahabwa, atari uko twese twemewe, ahubwo kubera ko tuje mu izina ryemewe. Mu izina rya Yesu turategeka bigakunda.
kandi ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Muri Mariko ibice 16 umurongo wa 17. Kwirukana si ugusaba, ahubwo ni ukutegeka, ukavuga uti genda. Izina rya Yesu riduha ubushobozi bwo kwirukana ingabo za Satani zikagenda, atari uko dukomeye, ahubwo ari uko izina rya Yesu rikomeye. Ninde wemerewe gukoresha izina rya Yesu? Ndatanga urugero. Mu gihugu kimwe hari umugabo wari ufite mukuru we, akaba ari umujenerali wubashywe mu ngabo z'icyo gihugu. Maze uwo mugabo ashaka gusabira mucuti we akazi muri kampani yashakaga kumusabiramo akazi. Yari azi neza ko uwo mucuti we niyijyana batazamuha akazi, kandi nubwo nawe yamuherekeza nta kazi bazamuha. Nuko yegera inama yo kumujyana, ariko agenda avuga yuko ari mukuru we uwo mujenerali ubohereje. Bahise bamwemerera akazi bidatinze kubw'icyubahiro no gukomera k'uwo mujenerali. Ariko ibyari amahirwe byaje kuvamo ingorane. Ubwo akazi katindaga kuboneka, maze ya kampani ihamagara wa mujenerali imwiseguraho ngo abe yihanganye. Umujenerali yabanje kuyoberwa ibyo ari byo, ariko yarabikurikiranye maze amenya ko bakoresheje izina rye mu gusaba akazi nta burenganzira yabahaye. Byatumye wa murumuna we wakoresheje izina rye mu gusaba akazi amushyira mu nzu y'imbohe. Ugomba gukoresha izina ari uko nyiraryo yaguhaye uburenganzira bwo kurikoresha. No ku izina rya Yesu niko biri. Kuba warumvise ko izina rya Yesu rifite imbaraga ukabyemera, ntabwo ibyo bihagije ngo ube ugomba kurikoresha. Ugomba guhabwa uburenganzira na nyiraryo. Ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni. Ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Abantu benshi bari gukoresha izina rya Yesu mu buryo bwa fraud, bakarikoresha mu bidakwiye. Abo nabo Yesu yabavuzeho uko bizabagendekera. Ngo benshi bazambaza kuri wa munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ayo ni amagambo ari muri Matayo ibice 7 umurongo 22 kugera ku 23. Kubwo kwizera ibyo Yesu yavuze, kubwo kwizera ibyo Yesu yakoze n'ibyo akora n'ibyo azakora, maze tukabisanisha n'ubuzima bwacu, icyo gusa nicyo gihesha umuntu uburenganzira bwo gukoresha izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza kuba umutware wo mu izina rya Yesu, umutware ukoresha izina rya Yesu, ugategeka bigakunda, wavuga bikaba kubw'izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaho umugisha. Dufatanye gusenga Imana. Mana Data, turagushimye ko waduhaye Yesu, kandi turagushimye ko waduhaye izina rye rikomeye kugira ngo turigenderemo, kugira ngo turyitirirwe, kugira ngo turikoreremo. Ushimwe cyane, uhabwe icyubahiro. Turasabye kugira ngo dushoboze tube abakwiye, kugira ngo biduheshe uburenganzira bwo gukorera mu izina rya Yesu, izina ryiza, izina ry'imbaraga. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusabye. Amen.